Happy Teacher's Day. We celebrate you for all the dreams you've made come true. We've loved every lesson you've shown us the way. The world is brighter because of you today. Happy Teacher's Day. Uburere n'uburezi bifite ireme niwo musemburo w'iterambere rirambye. Ibi kandi ntibyagerwaho mwarimu atabigizemo uruhare. Hagamijwe rero gukomeza kuzirikana aka gaciro ntagereranywa ka mwarimu mu kuzamura imibereho myiza. Buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu, ubundi uba tariki 5 Ukwakira. Ariko uyu mwaka wa 2025 mu Rwanda ukazizihizwa ku ya 12 Ukuboza. Insanganyamatsiko iragira iti uburezi ni umwuga usaba ubufatanye. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu uzizihirizwa mu karere ka Kirehe. Umunsi mwiza ku barimu mwese rero. Bakunzi b'urubuga rw'uburezi cyane cyane abakunda ibiganiro bya Channel Uburezi Official TV, turabaramutsa tubifuriza gukomeza kugubwa neza, by'umwihariko abarezi bo mu Rwanda bose turabifuriza umunsi muhire wabagenewe. Turi muri gahunda z'iminsi mikuru y'abarimu, aho umunsi wabo mpuzamahanga wagombaga kwizihizwa ku itariki 5 Ukwakira 2025. Mineduc ikaba yarahisemo ko bazawizihiza ku itariki ya 12 Ukuboza 2025. Yabayitiyemo insanganyamatsiko igira iti uburezi ni umwuga usaba ubufatanye. Turi mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Kibeho, aho abarimu barerera mu bigo bigize uwo murenge bahuriye mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wabo. Abashyitsi n'abayobozi batanze ubutumwa butandukanye, aho bibukije mwarimu ko ari inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu, kandi ko uburere n'uburezi bufite ireme ari wo musemburo w'iterambere rirambye. Tubibutse ko umurenge wa Kibeho ufite ibigo by'amashuri bigera kuri 18 birererwamo abana bagera ku 11,519 barerwa n'abarezi bagera ku 3,415. Barimo barezi dukunda rero mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi turabifuriza gukomeza kuryoherwa no kwishimira umwuga wanyu. Sheya teacher, ibyo muntazi akora n'ibyo yize, usumba byose nitwe yohereje imbere, w'imbaga yibona aho yerekera. Mwumvijwe mwese mwumve teacher, mitima nama mwumve teacher, mwubahe mwese nyakurama. Reka mutwumvirize baganira abandi nawe twumve ubutumwa yageneye uyu munsi. Murakoze. Nyakubahwa Nyamabanga Nshingwabikorwa umurenge wacu wa Kibeho, Nyakubahwa Umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wacu, Nyakubahwa Umuyobozi uhagarariye SACCO, Banyakubahwa abashinzwe inzego z'umutekano, Banyakubahwa abayobozi b'ibigo by'amashuri, ndetse namwe Banyakubahwa abarezi bagenzi banjye, baje kubasuhuza mwese mugira amahoro. Rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi. Banyakubahwa mwese muteraniye aha ngaha, ari abayobozi bo mu nzego zitandukanye, ababyeyi, ab'inzego z'umutekano, ndetse natwe twese abarezi, twese dufatanya mu kwita ku burezi ndetse n'uburere bw'abanyeshuri, bizatuma tugera ku burezi bufite ireme, bityo igihugu cyacu wagize uruhare mu iterambere rya mwarimu mu kubaka uburezi bufite ireme, kandi ashishikariza buri wese ko yakwita ku burere n'uburezi bw'abana bacu, kuko ari ryo terambere ry'ejo hazaza h'igihugu cyacu.
twese nk'abitsamuye dutahiriza umugozi umwe, ko baca umugani mu kinyarwanda ngo umwe arya abikora, ndetse kandi ngo abishyize hamwe nta kibananira, n'abagira inama Imana ibasanga. Murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza. Nyakubahwa umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Kibeho, abayobozi b'ingabo polisi ndetse na daso, umwanya nk'uyu dushobora ngo tubasuhuze n'abarimu kuri uyu munsi wabo, uyu munsi mwiza, ndetse turashimire n'ubuyobozi bw'igihugu bwemeye kubishyira mu bikorwa, ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge bukabishyira mu bikorwa. Uyu ni umunsi mwiza kandi umunsi twishima nk'abantu b'abarimu ko tuba twatekerejweho. Tuvuga ko twishima kuko natwe tubarwa mu cyiciro cy'abarimu. Koperative Umwarimu Sacco ni ikigo cyashyizweho, ikigega cyashyizweho na Perezida w'Igihugu Paul Kagame kugira ngo kizamure imibereho ya mwarimu. Byatangiye 2008 ariko aho kigeze ubu kugira ngo kiri ku rwego rushimishije kandi twese turabibona. Umwarimu Sacco uriho kugira ngo ushyigikire umwarimu adariho Umwarimu Sacco ntiwabaho. Niyo mpamvu dusaba ngo umunyamuryango wese w'Umwarimu Sacco, umwarimu wese wo mu karere ahemberwe Umwarimu Sacco kuko niwe maboko koperative Umwarimu Sacco. Umwarimu Sacco ufite uburyo bwinshi bwo kuzamura imibereho ya mwarimu, tugendeye ku nguzanyo, kubigisha uko bakora imishinga, ndetse no gukoresha ikoranabuhanga. Kugira ngo hari benshi bahuguwe n'Umwarimu Sacco, ndetse no kuri ubu muri vakansi hari abagomba kuzahugurwa n'Umwarimu Sacco. Twasabye abarimu babahagarariye mu mirenge bazabibabwire, muzaze muhugurwe uko mwakwiteza imbere. Umwarimu Sacco ufite ubushake kuko natera imbere. Hari imishinga myinshi mugomba gukora kugira ngo Umwarimu Sacco ubahe inguzanyo. Turashishikariza ko Umwarimu Sacco Murakoze cyane abaturage b'ikigega cy'amafaranga, kandi imishinga akaba ari myinshi yitabiriye ubuziyongere. Mwarimu rero insanganyamatsiko n'ibikora byose ntabwo yatekanye, kandi umutekano nawo udufatiye runini. Turi kumwe n'abashinzwe umutekano nabo uyu munsi bafite ubutumwa batugeneye, nabo tubategeye ububi. Twahaguruke tubyine cyangwa se tunayakire, hanyuma twumvire ijambo rya Kurangire. Uraba wishimiye udufashe. Murakoze. Tuzaruka
agiye gusinzira kuno munsi. murakoze kanya kuba muteraniye mu byose byanyu, kanya kuba abarezi, umunsi mwiza w'umwarimu. Ngiye kuganira nitwa Kapiteni Gahamanyigambiye, naje kwifatanya namwe mpagarariye ingabo zikorera muri uyu murenge wa Kibeho, twaje kwifatanya namwe. Ijambo nabageneye ni ukubabwira umutekano bari mwiza kugira ngo namwe mwese ibyo ntibyumvikana. Iyo umuntu afite umutekano bareke kumunanira. Iyo ufite umutekano ugomba kwesa imihigo. N'indirimbo mushyizemo ni nziza, nyakubahwa Gitifu abanje gushyiramo akantu k'ubwenge, akaririmbo muvuze ni keza cyane. Kwesa imihigo Kibeho yanyu mukagira ya mbere nicyo gikenewe. Bisanzwe mubikora ariko nyine kwesa imihigo ni ibya mbere. Murabizi iyo abantu bafite umutekano ibintu bigomba kuba byiza. Mutekereze jenoside ihagarara 94 n'uyu munsi numva ko bitandukanye, biratandukanye. Uko mwigishaga 94 95 kugera muri 2000 kugeza uyu munsi, ndumva uyu munsi hari iterambere ariko ikoranabuhanga. Abana bacu mugomba kubaha ubumenyi bwose kuko namwe mufite umutekano. Niyo mpamvu tuba twaje kubashyigikira nta n'ikindi. Kandi umunsi mwiza waragenwe n'igihugu cyacu cyiza gitekereza neza, kiyobowe n'umuyobozi ukomeye ubareberera kure. Uyu ni umunsi mwiza kugira ngo namwe muterane mwishime. Siko bimeze? Ubu nk'abantu mutarebukana gusa mwigisha mu kigo runaka, ikindi runaka, ariko muhuriye ni byiza byo kwishimira ko mugahumeka neza, mugasuhuzanya, mukabazanya ibibazo, mugatembera mukanura amaguru. Uyu ni umunsi mwiza wo kwishimirwa uwo wateguwe n'igihugu. Natwe turi kumwe namwe twaje kubashyigikira. Ni iby'ingenzi kugira ngo mubyishimire, mugire morali, mwigishe abana bacu kandi murabe agaciro. Asigara nk'umugabo ukaba umugore yiyambika nabwiye yaciye mu maboko yayo, ari umusirikare imbere yanyu, ari perezida waciye imbere yanyu, ari minisitiri waciye imbere yanyu, ari tifu, abapolisi basohoka imbere mwanyu. Murabe agaciro rero, murabe agaciro, mwakorewe n'abashyitsi. Icyo mvuga kugira ngo abana bacu muhaye ubumenyi bisaba nk'uko tugenda dutera imbere. Murabona ko injiji twari dufite mu myaka yashize, ubu urabona ko nta njiji ziri mu gihugu, kandi igihugu gitera imbere gifite abanyabwenge. Umwana wize ni ukugabanya abayobo, ni ukugabanya abajura. Buriya ujye muri abantu bajya gufata kenshi na polisi, abantu usanga ifata bajya gufunga kenshi abakoze ibyaha, abenshi usanga ari abatizi. Umuntu wize rero, burya iyo umuntu yize ntabwo agira amahoro. Ariga bamugisha disipurine, akavanga n'iyo yavuye mu mashuri mwarimu yamuhaye, akavanga n'iy'ababyeyi. Niyo mpamvu kurera umwana ari gufatanya, ari umwarimu n'umubyeyi, tugomba gufatanya kugira umwana agire ubumenyi buvanze na disipurine, ikinyabupfura, amenye indangagaciro na kirazira, avemo umwana mwiza. Ubu ngubu duheruka hano kujya gushaka abasirikare bajya mu gisirikare. Hanze nk'urugero, hariya Irago mu kwezi kwa karindwi, dushaka abana bajya mu gisirikare porobe. Ugasanga umwana yarize, afite diporome, afite siniya 3, siniya 6, wamuha kugangadikira minisitiri w'ingabo ukamuha amagambo 3, ukandikira minisitiri w'ingabo umubwire ngo bandike leta ivuga ngo nyakubahwa minisitiri w'ingabo, ndasaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda za RDF. Ishyire mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda. Icyambaye gikomeye wari ibimenyetso kuri hari ubabwiye umwana hari umujura waje
mu Kigali umudamu yahaye umwana ufite yagize aravuga ati byibura irakunanirwa mbarira mu cyongereza ugeze kuri 50 yonyine afite tronco abantu ya twete aribwira twete gatatu numva asitse abantu igitero numva rero akora akantu babwiye twese twabo hanyaruguru yagirimo abasirikare benshi cyane ariko twarabuze igihugu kubera kwiga nabi rwose urumva ko umwana bamufashe leta iramunaniye kwandika mu gifaransa mu cyongereza mu kinyarwanda iramunaniye byibura bageze kuri 50 mu cyongereza ageze kuri twete aribwira hejuru ati twete urumva ibyo ni ibintu bibabaje abantu batashye Kigali baseka ugatinye kimwe urumva nicyo wareba usanga yarageze mu gatatu mu kane yarageze ubu rero umuntu wese muri iki gihe ibintu byose yaba umuhinzi yaba umucuruzi yaba ibintu byose ushaka kwiga rwose n'umucuruzi agomba kuba yarize birababaje umutekano ariko ya mu karere ariko zose turi kumwe hano umuyobozi umwarimu Sako abayobozi sosiyete y'amashuri ubuyobozi bw'amashuri muri hano barezi banyacyubahiro ari mwe muteraniriza aha ngaha ari namwe kandi mwagombye guhera mbanje kubasuzuma neza ni ku nshuro ya 24 nk'uko n'ubundi mu Rwanda turiziza ku nshuro ya 24 uyu munsi n'ubundi wa mwarimu insanganyamatsiko nk'uko abandi baratangiye babivuga iragira iti uburezi ni umwuga usaba ubufatanye. Fiacre rero aha ngaha afande rero aha ba nyir'ibigo banyura aha ngaha ntabwo twabonye ariko twari twabatumiye uburyo rero mubaza application ngo barebe ariko bishobora kuba bari mu nzira nabo babanguke dufatanye kuko uru ni urugamba tutatureba twenyine dufatanye ku buryo uru rugamba twese ntabwo ari urwa mwarimu gusa ni urwacu twese. Ndanatekereza ko ababyeyi nabo twabatumiye nabo bari hano kugira ngo dufatanye urugamba ntabwo ari urw'umuntu umwe tuzirikane kandi duha agaciro uruhare rwanyu nk'abarimu mu kubaka uburezi ndetse no kuzamura iterambere ry'igihugu cyacu. Iyo turebye rero kandi barezi beza, iyo twicaye nk'umurenge tukicara tukareba umubare w'abaturage dufite abaturage 25,728. abo ngabo muri bo 11,519 hafi kimwe cya kabiri bari mu maboko yanyu hano. Bivuze rero yuko mufite runini mu iterambere ry'uyu murenge. Mu by'ukuri rero umubare ari munini nk'uko nari bivuze uri mu biganza byanyu. Murasabwa rero guha uburere mukabaha nyine ubumenyi birumvikana nk'uko afande yaramaze kubivuga, mukabatoza ikinyabupfura, mukabateza isuku kuko isuku noneho iki gihugu cyacu cyayishyize imbere kuko nta suku nta burere. Isuku nicyo kintu cya mbere, mukabatoza indangagaciro ndetse na kirazira. Rero kandi muri nabo gushimwa, mufite kandi akazi katoroshye ariko njye sinkita akazi kuko igihe nkita umuhamagaro kuko abakita akazi byari ukubeshya, ni umuhamagaro ufite
ikindi kandi rero barezi beza nibo mufite mu biganza hafi ya bose numvikana hano mufite batagira mituweli ati nyamara mugize icyo mukora nk'uko natwe ibyo tuba dukora hari icyo byakora. Ndashimira rwose ukuntu mwabyumvise kandi rwose Imana igikomeza isubize aho mukuye kandi ubufatanye bwanyu turabibona kandi natwe ibyo turakomeza tuyibashimira. Hanyuma ndasoza rero ni ukuri nabivuze ko uyu munsi ari uwo kwishima ntabwo ari uwo kujya mu tuntu twinshi si byo ni uwo kwishima. Ndasoza rwose ngaruka ku ijambo ryo kwishima. Umuntu wese uri hano nabwire mugenzi we ngo umunsi mwiza. Ni ukuri kandi twashimiye igihugu cyacu cyabereye kuko iyo turavuga ko ari umunsi ku nshuro ya 24 ariko n'akarere kacu nako karabereye kagira n'imvura. Ibi rero ndetse na kontribisiyo mwatanze ibi bintu nabyo tutabishimye nk'ubuyobozi ntacyo twaba tubisyo. Buriya kontribisiyo mutanga kugira ngo umunsi ugende neza njyewe nk'umuyobozi ubibona njyewe birashimisha. Hari igihe umuntu ushobora kubwira umuntu ngo atanga kontribisiyo wakabibona mu bundi buryo. Njyewe nagira ngo mwongere nshimire uruhare mwatanze kugira ngo umunsi ugende neza nawe ndayabashimira. Rero ndagira ngo nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi ugende neza. Ndayabashimire abawuteguye bakabavuna ko hari n'abo duhurira ku mbuga zitandukanye nkabona bavunitse abandi barimo barabara utuntu tutabarika abandi turimo byose abo bose ndabashimira. Happy Teacher's Day. We celebrate you for all the dreams you've made come true. We've loved every lesson you've shown us the way. The world is brighter because of you today. Happy Teacher's Day.